gamba komeye cyane ati ngewe sinzagwa mu mutego w'abafana we sinzagwa mu mutego wo gushimisha abafana. Mwumva ijambo umutoza wa APR yatangaje Abdelrahim Telabi ati ngewe sinzagwa mu mutego wo gushimisha abafana muri pre-season. Ngewe ngo mu mutego wo gushimisha abafana ikikwereka umutoza w'umupro muri kucyumva neza. Arababwira ati ngewe intsinzi zayitanga mu gihe gikwiye, intsinzi zaboneka mu gihe gikwiye, ariko sinzigera ngwa mu mutego uwo ari wo wose wagira gute wangonganisha n'abafana. Abafana barashaka ibyishimo, ariko nubwo bashaka ibyishimo igihe cyo kubona ibyishimo ntabwo kiragera. Igihe si iki. Abafana ba APR muri he mubanguke. Ubwo twatatse APR muri he sasa. Abafana ba APR, ikipe ya APR ku munsi w'ejo yakinaga umukino ukomeye cyane ndetse n'ikipe ya Gorilla Football Club. Ni ikipe ya Gorilla itozwa n'umutoza Arekirasa yungirijwe cyangwa se ari gukorana na Rugajurigani nabo barimo gukorana, mu gihe ikipe ya APR ifitwe n'umutoza Telabi cyangwa se Abdelrahim nabo barimo kwitoza. Ni ikipe ya APR yakinaga umukino wa kabiri ndetse yanishyuje ku munsi w'ejo, yishyuje rwose APR kugira ngo reko abana n'amafaranga. Ekipe ya APR mu by'ukuri yishyuje amafaranga kugira ngo ikomeze kwiyubaka, ariko biza kurangira none umukino w'ejo ikipe ya APR, ariko kuri YouTube channel uko nari mukubona abantu bakanda subscribe, mukomeze mukande subscribe utarakandaho, kanda kora ko kantu k'umukara kari muri telefone yawe gakandeho rwose abantu babibone neza ko turi kumwe gatanu kuri gatanu. Iyo mukanzo mitambibona rega, iyo mukanzo mitambibona kugira ngo dukomeze tuganire neza cyane, kuko natwe bidutiza umurinde wo komeza kubashakira amakuru iyo mutwereka ko mudukurikiye gatanu kuri gatanu. Urumva abantu bagiye bahora bavuga ngo abafana ba APR n'ama telefone bafite ngo nta ma megabyte baba bafite, sibyo nibiki. Urwo rubwa rubaveho namwe abakonzi ba APR, urabyumva neza. Icyo nende mukubabwira ni iki ngiki, nende mubabwira ngo ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Gorilla ku munsi w'ejo bongeye kugwa miswi. Aha rero mu by'ukuri wenda tubanje kureba kurana rw'ikipe ya APR, match y'ejo tubanza turaboye yari yabanje mu kibuga kugira ngo mubone ko APR n'ubundi mwebwe muri mu kwicira karutega ngo ibya iherezo ryayo ryarangiye, ngo APR gutsinda byaranze, ngo beragoye ko yatsinda. Mbese amagambo bari menshi cyane, namwe murabize amagambo y'abantu abari menshi cyane hanze ahangaha. Ngo noneho nabonye no n'abahakazi batangiye kuvuga ngo none se ngo niba ngo bananiwe gutsindira hano ngo kuri Kigali Pere ngo none ngo ne basabe match ya gatatu nanone ngo bajye ngo muri Stade Amahoro. Wumve ngo iki kibuga ngo bashaka kuba nashaba bagifiteho ngo nabajye kuri Stade Amahoro. Ibyo ni amagambo APR kugira ngo mubibone neza. APR nk'ibisanzwe mwiza marifite mwitwa Ruhamya Nkiko, ku mutima defense mufite mu gwitwa Nige na Clement Shimimana Yunusu, niyo mugabo Claude nimo kubanyuramo nirukanka rwose. Niyo mugabo Claude muramuzi. Dawuda Yusef witwa afite Nomborenga, Ngabo Nziza Pacifique, Ruboneka Jean Bosco, Mamer Dao, Jibril Watara na Togi William. Noneho iyo ni ikipe A. Ikipe ya APR yari bipanze neza cyane, umutoza n'ubundi ni bisanzwe. Iyo na APR iyi kandi mu by'ukuri ni ekipe twakwita ko ni ekipe ya mbere ko bari bashyizemo nabo mu ikipe ya kabiri ho gato cyane. Bano bakinnyi ku ruhande rwa APR bari bagize gute nabanje mu kibuga abateye uno mukino. Uyu mukino ku munota wa 7 wonyine gusa byari bihagije kugira ngo ikipe ya Gorilla iterekamo igitego. Gorilla isifungura amazamu rwose, iterekamo igitego cyiza cyane, cyiza ku buryo cya gitego kitagishwaho impaka. Utavuga ngo ni igitego cy'ubujura, oya, ntango ni igitego wenda ngo hari ukundi kuntu byagenze, oya. Yahise igitego cyiza ntakorwaho igitego twakwita ko ari igitego cy'ikinyejana. Gorilla rwo ngubwo ibifunguye amazamu. Nk'ikipe ya APR birumvikana, nk'ikipe yari ifite igitutu cyo gushaka uburyo yishyura. Abafana ba APR bari benshi baje kureba mukino. Igitego cyatsinzwe na Mosengo cyangwa se Mosengo niwe wagitsinze. Ikipe ya APR barakomeza barakina ku munota hafi 83 uwitwa Aliyum Swane aterekamo igitego cyo kwishyura cyiza cyane rwose yahuye n'ukuguru kuri Nicoronero yaritewe abagiteretsemo.
aperi ibonye igitego kimwe kuri kimwe, umukino urangira ari igitego kimwe kuri kimwe. Ahangaha rero sasa kugira ngo mubyumve neza cyane, ano hari abantu mukunda gushaka kwiteranya ikipe ya Gorira mugashaka kugafata nk'agakipe koroheje, ariko nimwibuka Gorira ni Gorira ifite umuzamu umuhawe niyo Gadi ukunda guhamagarwa muri equipe nationale, hato mutazagira ngo ni Gorira fake. Ni Gorira ifite umukinnyi witwa Omar Musa, katubaze twamaze turaje bari mu karere ka Ngoma. Nagize amahirwe yo gutsinda nyenyesho hadiye buri kwezi bakajya bama 500,000. Inkuru ya misigaro ni kimwe n'iya Jean Paul Harerimana na Jean Pierre Niyonizeye, nabo batsinze Shwadiru bakaba bahembwe 500,000 buri kwezi mu gihe cy'umwaka. Wicikwa nawe kandi akanyenyeri 240 akanyenyeri 2 urwego ku mafaranga 500 utsinde. Inzozi Roto, tsinda dutsinde. Yego turagarutse nandi mbabwira ngo mutaza kugira ngo ni Gorira kinnye n'ikipe ya Peri ngo muyifate nk'agakipe koroheje. Ngenda mbabwira amazina arimo akomeye nk'umudefense witwa Omar Musa, nyuzo mu ekipa agiye atandukanye za Kiyovu Sport agiye atandukanye, harimo ba Keve Wimana, Eric Nduwimana, Akayezu Jean Bosco, muramuza Akayezu Jean Bosco ni umwe mu bakinnyi banyuze mu ekipa agiye akomeye hano muri zo za AS Kigali n'izindi zigiye zitandukanye, ni umwe mu bakinnyi b'inkingi za mwamba. Urumva shyiramo ba Frank Nduwimana, abitwa ngo ne ba Sari, abitwa ngo ne ba Masudi, abitwa ngo ne ba Tansere Mosengo. Urambwira ngo iyo Gorira ni ekipe yoroheje? Kandi none na Gorira y'abakinnyi twavuga ko bari mu myaka ishaka kungana, ni Gorira ifitwe n'umutoza w'umuhanga arekerasa, hato mutazamwitiranya muvuga ngo numwe mu batoza babaswa, numwe mu batoza b'abahanga twavuga ko bakomeye hano mu Rwanda. Arekerasa bazi icyo gukora, bazi icyo gushakisha. Arekerasa n'umwe mu batoza bafite izina riremereye ahangaha, urabyumva neza, bafite izina rikomeye rwose ridadiye. Rero kuvuga ngo ikipe ya Peri yapfa kubatsinda, ikindi munamenye ko ni Gorira itarakoze impinduka nyinshi cyane muri Rokritoma cyane ku buryo ikipe yabo bayijagaraje. Ni Gorira itaragurishije abakinnyi cyane. Ibyo byose mugomba kubimenya kugira ngo mumenye ngo ekipe kisanzwe imenyeranye kwimaranye igihe bimeze bite. Iyi kipe mu byukuri mwicira mubizi Gorira ni mwe mu ekipe akomeye. Ese ubundi dushyize muri nuza Gorira muri champion umwaka ushize yabaye yakangahe? Icyo mujya mukibuka, mujya mugitekereza ko Gorira yasoje champion mu ekipe 5 ya mbere, mujya mubyibuka. Gorira irakomeye hato mutazayibeshyaho. Gorira ni muzayitiranye na za Gasogi na zaki Aperi atsinze ibitego bigira muri za 4. Ni Gorira kugeza amagingo angaya umugabo witwa Haji urimo kubaka ekipe y'ikinyamwuga. Iyi Aperi ni Aperi irimo abakinnyi benshi cyane bashyashya, ibyo nakubwiraga. Ni Aperi irimo abakinnyi bashyashya, irimo kugenda ishaka uburyo nayigira gute, ishaka uburyo umutoza amenyerana n'abakinnyi be. Kandi iki kintu mukibuka neza, umutoza niyo mpamvu umutoza yavuze ngo njyewe sinshaka gushimisha abafana, ntabwo nshaka gushimisha abafana, ahubwo ndagira ngo bigenda gute, ndagira ngo ekipe ya Gorira, ndagira ngo mbanze nubake ekipe yanjye neza uko yakagombye kugenda. Muri kucyumva n'icyo gushimisha abafana? Ntabwo dushaka gushimisha abafana, ahubwo turagira ngo byibuze ekipe yongere yiyubake, ekipe yanjye nyipange neza, menye abakinnyi uko bakabaye, menye abo mbanzamo. Nose nk'ubu ngubu tutabeshye muri Aperi ubukeka ko babarafinda ubusa wigeze mubona vuze nigeze muvuga ba Mamadusi mu bakinnyi navuze nigeze bavuga kuki so bose ntabavuze. Nuko ari Aperi n'ubundi ibivuga ngo isaha n'isaha aba bose nabashyizemo nagutsinda, ariko mu rwego rwo guhisha amakuru ni Aperi irimo kwitegura umunsi twakwita ko ari umunsi ukomeye, umunsi wa Super Coupe yo na Rayon Sport. Ni Aperi irimo gushaka kwimana amakuru bikomeye cyane, yarashaka kuyimana. Ubwo se wambwira ngo iya Aperi urayihora iki? Iya Aperi urayishinja iki? Iya Aperi urayishinja iki? Umutoza ati ngiye nibishoboka. Abafana abafana bana batangiye kwandika ati murira nibibazo, Aperi nibibazo, mbega bizagera gisubizo ati ngaho dati sibyo niboya. Hano mubimenye neza mwicire mubizi ikipe ya Aperi umutoza bati ngewe kugeza amagingo yangaye twakeneye ikipe ya Gasogi tuyikubita ibitego 4. Urumva icyo ni cyambere, dukina match ya Gasogi
turanganya turongera turakina turanganya ariko Gasogi n'ubundi bayimayeho amakuru nari nisanzwe mbizi karaga ekipe gashamburiye hano mu Rwanda ushobora kwibeshya ukabagira ibibazo ariko niyo mpamvu ntanze kuyitsinda ariko niyo mpamvu nanone hari ibyo nanze ndimo gukosora ndimo kwirinda. Iyi ni APR mu by'ukuri kugira ngo mubyumve neza irimo kwitegura umukino wa Super Coupe n'ibyo nababwiraga. Kwitegura umukino wa Super Coupe bisobanuye iki? Bisobanuye ngo nanone aramutse ashyizemo intwaro za kirimbuzi bose akabashyiramo uko abyifuza, hari igihe byarangira abakeba bari hariya na za kamera barimo gufotora ba Jibril Watana ba Togi n'abandi bo bose bakabona imikinire yabo bakagenda babiga bakareba amanuza, ugazasanga kuri wa mukino bafitanye n'ikipe ya Rayon Sport wa Super Coupe bamenye udukoryo twabo. APR bati ntibishoboka rero. Niringiye Vincent ndetse niba APR inganya kabiri na Gorira nihura na Rayon bigenda gute? Yego aho rero sasa aho Niringiye Vincent ariko yaravuze aho rero noshaka kubwira ngo umutoza yavuze ngo aka kanya nakwemera abafana bakanuka, nakwemera nkambara urubwa rw'abafana, ariko njyewe ubwanjye sinshobora kwivamo akanya ngushimisha abafana. Nibahumura intsinzi bazazibona zihagije, APR bazayibona nyirizina bamenye ko ari ya APR nyine iryana. Ibyo ndabibateguje, bareke kumpimira ku ikipe ya Gorira. Urumva ni umutoza tinjya aka kanya nshimisha abafana ariko ejo ubone zabe ndimo kurira munyotse nk'abakame, bishoboka bitese? Arabakana bati ibyo mwakora byose nibishoboka sinshobora kwerekana ekipe yanjye, sinshobora kuyitanga. Reka mbanze nubaka ibintu byanjye neza kinyamwuga, mbanze mbyubaka igiprofessionnel, ubundi muzaba mumbona. Ibindi murambaza iki? Muzaba mumbona neza 5-5. Cyo mucyumve neza. Ubu ni umutoza w'ikipe ya APR avuga ati kugira ngo njyewe shimishe abana kakanye ejo bundi bazamurwa amenyo na media za hano zo mu Rwanda byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Icyo sinzi mu kubyumva neza. Iyo rondi APR mu by'ukuri ibyo ni bimwe nakubwiraga. APR ikubwira ngo njyewe ntabwo ibyacu duhuteraho. Umutoza twebwe tugomba kubanza kubaka ibintu byacu bucece, tukabyubaka tukabiha umurongo tukabidanangira, twamara kubidanangira ubundi tukazabona kugira gute kwerekana indi mikino, kwerekana undi mukino igiye itandukanye. Ngayo nguko mu ruhande rw'ikipe ya APR Football Club nuko bimeze muri rusange. Ubwo mbabwira ko ikipe ya APR nayo ikomeje imyiteguro n'ubundi imikino ye ntabwo irarangira. Ni APR ikomeje imyitozo nk'ibisanzwe, ni APR irimo kwitegura ikipe ya Azam, ni APR irimo kwitegura ikipe ya Simba atagize igihindutse, ni ikipe ya APR irimo kwitegura n'andi mekipe agiye atandukanye azayisaba imikino ya gicuti kugira ngo ikomeze yubake umutoza abone 11 bahoramo babanzamo kugira ngo bizagende neza cyane. Ubwo rero izo gahunda zose imikino ya APR twagiye tuyibahereza. Ubwo rero dukomeze abakunzi ba APR mukomeze muyishyigikire, muyibe hafi. Abakunzi ba Rayon Sport namwe mukomeze muyishyigikire. Ubwo rero byose bindi tuzagenda tugira gute tubiganiro gake gake. Dusigaje iminota mike cyane igitandukanye ariko nubundi tukiri ku match amicale. Nabonye ikipe ya AS Muhanga